urabizi ubwo basinyaga amasezerano y'agahenge yego bagashyiraho na rya tsinda rigenzura agahenge urabyibuka neza bwakeye haba ibitero by'indege byangiza ruriya ruganda rwa Twangiza Mining yego bari kugaruka kuko nibo bamubashije cyane yego ndetse banamubaza ni ukuvuga ngo iby'urwo ruganda ndumva abakunzi bacu yenda batari bahari wawe basubiriramo uruganda rwarashweho ibikompla. Reka turebere hamwe ibyahise bitangazwa na M23 mu itangazo urwo ruganda rwagiraga yego mu itangazo Lawrence Kanyuka yahise ashyira hanze urumva ubwo ugiye kutubwira icyo gihe rugabwaho ibitero hanyuma turebe nangavuze iki n'umujinya mwinshi yego n'umujinya mwinshi cyane Colonel Nanga afite umujinya mwinshi cyane yabayeho kugaragaza ko habaho jealous cyangwa se habayeho ishyari. urabona ruganda rwa Twangiza Mining kugira ngo yenda n'abakunzi bacu bagire babyumve ruriya ni uruganda rukomeye cyane kandi rufite icyo ruvuze ku bijyanye n'uzana n'ubukungu cyane cyane bushingiye ku mabuye y'agaciro ya zahabu. Uru ruganda ejo bundi rwarashwe ibitero ibisasu nyine yego ruba bombaride rumaze kuba bombaride ntabwo ariho gusa barashe uruganda nyirizina barasa generator zitanga umuriro urumva noneho barasa na station ya essence yatangaga ingufu nyine zakoreshaga urwo ruganda. Ikintu cyakurikiyeho urwo ruganda byaje kumenyekana yuko rwabanje kuba urw'abanyakanada nyuma rw'abashinwa ariko nyuma mu 23 imaze kurufata ruba urwanuzo bariyo ihakontrola. Sasa rero urwo ruganda rero uyu munsi mu ijoro ryakeye rwongeye kugabwa ibitero Twangiza Mining muri Kivu y'Amajyepfo saa 7:12 z'igitondo nibwo rwagabyigeho igitero urumva icyo gitoro kikaba cyatwitse ibigega bya essence ndetse na generator za backup. Nukuvuga ngo bikaba ari ibintu rero mu byukuri bikaba yari intambwe mama 23 yari yongeye gutera kugira ngo erebe buryo yasana vuba na vuba uruganda rwongere rube opérationnel rukore noneho ngo bikaba bivuga ko ibi bitero birimo guca intege ibikorwa bya 23 byo gucukura zahabu izi zahabu nako byo gutunganya izi zahabu izi zahabu ngo zikaba zinjiza miliyoni zirenga 12.8 z'amadolari ku mwaka cyangwa ku kwezi. Uruganda niyo rwinjiza miliyoni 12 z'amadolari hafi nka 20 n'ibicumi yego urumva uruganda ko nurukaze ruri hejuru cyane rwinjiza amafaranga menshi. Bari kugaragaza ibigo byagiye birugenzura ni ukuvuga ngo yego reka ngusomere iyi nteruro yego baravuga ngo cette flappe de son matin les met en poussière sinon retarder davantage les appétits de l'ébelle M23 et de leurs alliés qui depuis mai 2025 ont déjà exploité de l'or d'une valeur de 12 millions 853 $892. Bivuga ngo kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza ubu ngubu mama 23 yari maze gusarura miliyoni 12,853,892 by'amadolari muri urwo ruganda rwa Twangiza Mining. Aha ngaha rero Kinshasa bati turi kumva ko kayabo amabera kikora tutonze yego ikintu rero kubavutsa rero ubu buryo cyangwa se izi currencies bari kwinjirizamo nanga rero yishuye ikintu gikomeye kuri Twangiza. Iki kigo mbere yo kuvuga ibyo nanga yatangaje kuko nago turabyinjiramo neza abantu bacu babyumve turacyaba abwira byose yagarutseho nicyo Twangiza ivuze. Twangiza muri 2018 yahoze ikorerwamo n'ikigo cyitwa ngo ni Banro ni societe y'abanyakanada yego irarekura nyine imaze gukuramo yayo isigira Twangiza muri 2018 indi societe yitwa Bayini yari y'abashinwa iyi nayo ngo yisigiye ikigo cyitwa ngo ni Ultraware ni indi societe y'abashinwa ndetse nginyeshyamba za M23 zaje kuhafata zirukana iyi societe igihe zafataga iyi Twangiza Mining ni muri teritwari ya Mwenga. Urakoze cyane yego kuva icyo gihe rero kuva muri Gicurasi kuva icyo gihe kugeza mu kwezi kwa gatanu
amezi 5 yonyine umve ko amezi 5 atarashira amezi 5 yonyine nta nubwo arashira 8 n'igice bivuga ngo amezi 5 tekereza ko ubusaruye miliyoni 12 zirenga 12 hafi 13 z'amadolari mu ruganda rwa Twangiza Mining rutunganya zahabu bivuga rero ngo ikintu cyabayeho urumva ubaze mu manyarwanda my friend ni miliyari hafi 20 z'amanyarwanda mu mezi 5 zirenga 20 mu mezi 5 urumva tekereza urumva nawe kuba urumva ikintu mu 23 ihombye muri iyi sortie mediatique rero nanga yagomba kugira ikintu avuga kuri uru ruganda nk'ikintu gikomeye cyane cyari gifashe runini ku bukungu bwa 23 abantu bacu babyumve ko hajemo izina rya Denise Nyakero yego ndabanza mbibasomere mu gifaransa kuko abantu badukurikira ndabizi n'abanyabwenge barabyumva ngo concernant la mine de Twangiza Corneille Nangaa accusait la famille Tshisekedi, notamment sa femme Denise et sa mère maman Marthe, d'avoir tout orchestré. Selon Nangaa, c'est la famille Tshisekedi qui a pillé cette mine et est en train de la bombarder pour effacer les traces de ce pillage qui a été commis par la famille Tshisekedi avant l'arrivée de AFC M23 sur place. Aravuga ati ikintu gihari kubijyanye na mine ya Twangiza Colonel Nangaa agize gutya aciye akagozi agize gutya umuceri arawumena ashinja umuryango wa Tshisekedi cyane cyane umugore we Denise Nyakero ndetse na nyina mama Marthe kuba ari bo bari inyuma wa Denise Nyakero wa Tshisekedi uwo ni nyirabukwe wadufasha ukareba uyu mama Marthe yavuze mama Marthe muri famille ya Tshisekedi noneho bose ngarimo arabashinja kuba ari bo bari inyuma y'uyu mugambi wose wo kwangiza Twangiza arangije Nangaa avuga ko umuryango wa Tshisekedi niwo wasahuraga iriya mine ya Twangiza urumva none uyu munsi ngo niwo winjiye mu bikorwa byo kubombarida cyangwa kumishaho ibisasu kugira ngo uhishe ibimenyetso by'ubwo busahuzi wakoze urumva ubwo busahuzi wo muryango wakoze mbere yuko mama 23 ihagera ikaba ari ikontorora iyi Twangiza Mining. Tshisekedi byo so umunyakasaye yego ni nyina wa Tshisekedi ni nyina wa Tshisekedi Marthe Kasalo urakoze cyane mama Marthe yavutse mu mwaka w'igihumbi 1937 nyiramukuru avukira hari ya Kasai Central urakoze yego no kuvuga ngo Denise Nyakero na nyirabukwe mama Marthe nibo basahuraga iyi nuzi Twangiza Mining urumva uyu munsi kubera ko izo nyungu batakizibona bashaka guhisha ibimenyetso by'ubwo busahuzi bwabo bakoze muri Twangiza Mining bitwaje kohereza ibibombe by'indege kugira ngo bahishe traces zijyanye n'ubwo busahuzi muri Twangiza yego si pointa icyo abantu bakumva nuko ibintu noneho bibaye bishya ahubwo bihinduye isura kubera ko niba hajemo n'ababyeyi banyakubahwa Tshisekedi hakazamo madamu we ni binini urumva ni ibintu bidasanzwe aya maraporo agaragaza ko Tshisekedi umuntu wese wo mu muryango we yagiye amugenera position igira aho imuhuriza n'ahari agafaranga cyangwa se ubutunzi kamere ni raporo zivuga ukuri ubundi Tshisekedi waba mwishywa we waba mubyara we uwo ari we wese bafitanye isano ariko reka ngufashe yego mu minsi iri imbere nako ishize yego twatangaje inkuru igaragaza uburyo Tshisekedi yego abanyakatanga bamushinja gusahura amabuye y'agaciro abanyakatanga bashinje perezida Felix Tshisekedi n'umuryango we gusahura amabuye y'agaciro bakoresheje ingabo zirinda perezida yego kandi nejo bundi byarongeye biravugwa bivugwa ko abajepe bifashishwa mu kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro bicukurwa mu nyungu za perezida ari nayo mpamvu ari kwirundaho umucancuro ntago ari uko ngaje kurwanya M23 hanini ahubwo ngo kugira ngo aza akazingamo zo kurinda ibice birimo ubucukuzi
bw'amabuye y'agaciro. Ni nayo mpamvu usanga ngo ibice biri kugabwamo ibitero by'indege bari kugira ngo barebe ko M23 yasubira inyuma badeployinga abacancuro aha muri Grand Katanga cyane muri za yewe bafite nuza bafite ikibazo gikomeye. Yego bafite ikibazo gikomeye kuri Tshisekedi bigendanye no kugira no gusahura amabuye y'agaciro ku rwego rwo hejuru. Yego urebye bigaragara rero yuko nanga nawe agaragaje ko iriya Twangiza mining nta bandi bantu bayicukura batari M23 oya aka kanya uyu munsi oya kuyibombarida ni ugushaka guhisha trace ibimenyetso by'uburyo Tshisekedi nawo mu muryango we bari baragize Twangiza mining akarima kawe. Tekereza niba 23 babarira Marte Kasalu Tshisekedi ni nyirakuru wa Tshisekedi. Ni nyirakuru ahubwo icyo nibaza abyara Etienne cyangwa abyara nyina wa Tshisekedi. Nyirakuru. Okay. Ugabyara Etienne. Yego. Noneho ikindi kintu rero sasa cyagarutsweho. Baturage bo muri Minembwe ndetse nabira bice buri munsi tubivuga buri munsi ngo ingabo z'u Burundi zirimo ziracukura indake ngo zirimo zirakupa marezo zirimo ziragira guti. Icyo ngicyo cyo kibazo nacyo ziri kwimuka mu birindiro zipanga ibindi mu baturage. Yego. Icyo kibazo nacyo nagira ngo mubwire ko nanga nayo mu 23 bakizi. Akivuzeho atiki ayo gati nkuko mubizi ihuriro ry'abanyabyaha ba leta ya Kinshasa bashyizeho nka za bariyeri cyangwa ahantu muri zone ya Minembwe zirasa naho zigenda zigotagota abaturage anga akagaruka kuri FRDC FDLR Wazalendo n'abasirikare b'u Burundi. Ati bateje inzara muri kira gice cya Minembwe urumva bashyizeho nyine akantu ka blocks urumva ati bateza inzara hari muntu uza mu gace kanuza ka Minembwe ati ku buryo ubu ngo abaturage bari Minembwe ati bazonzwe n'ibitero atarebye ngibyo ntabwo dushobora kuzabyihanganira kuko binyuranyije n'umurongo watanzwe cyangwa n'ibiganiro birimo gukorerwa idoha. Ati ibyo ngibyo rero nkatwe ntabwo tuzabyihanganira. Mumva ari abantu ba Minembwe nabo bahawe ubutumwa barimo barabitekereza barimo gutekerezwaho aka kantu kameze nk'akaziga bashyizwemo kagomba gucika. Urakoze rero sasa ngubu kuri ya nkuru ivuga ko nanga yapfuye niho tugeze. Kijyanye rero n'urupfu rwe rwavuzwe narwo yarukomojeho. Ako sibwo bwa mbere avuze kuri iki kintu ra n'ubwa mbere ariko noneho nawe atangaje uko abizi ko bivugwa. Avuze iki? Urakoze. Ejo muri nibwo twagize gutya tubona ku mbuga nkoranyambaga cyane z'aba pro muza Kinshasa bandika bati nanga yishwe yatezwe ambushi ava hari ya Goma yerekeza Bukavu harya ngageze hafi ya za Rucuru ngategwa ambushi ngo hanyuma ngo umushoferi we ngo n'umurinzi we ngo umwe ngo baricwa ngo bityo nanga nawe ngo yapfuye. Bagaragaza ikizinga cy'amaraso mu ndebe z'imodoka ya Land Cruiser cyane Land Cruiser. Yego. Bagaragaza ko narebye intebe z'umweru bagaragaza nuza bagakeneye bingana iki bagaragaza nuza imodoka iciriritse imodoka isanzwe no barangije bati nuko nguko byagenze bati twihuza abanyekongo dutegure manifestation yo kwishimira yuko umwanzi w'abanyekongo muri rusange apfuye yishwe. Abantu bagiye ngo barasizora Colonel Nanga rero muri press conference cyangwa muri conference de presse yabibashijweho bamubashijeho bati gira ubutumwa ubagenera bakigira icyo babwiye. Nanga yisekera ati se ubu ntabwo mundeba ntabwo mundoresha amaso ati ndi muzima. Ubutegetsi bwa Kinshasa buzobereye mu makuru y'ibihuha bumaze kunyica inshuro 40 binyuze ku mbuga nkoranyambaga bamaze kunyicira ku mbuga nkoranyambaga bamaze kumbika inshuro 40 babinyishije ku mbuga nkoranyambaga bakoze amafoto Nanga ari mu isanduku muri make ni nko kuvuga ati bamagaje ko yarangiye bamaze kunyicira ku mbuga nkoranyambaga inshuro 40. urumva kuno basubije ati ndi hano ndi muzima bamaze kunyicira ku mbuga nkoranyambaga inshuro 40 ati ndi hano ndi muzima ati je suis là en vie. Le régime de Kinshasa, spécialiste en fake news, m'a déjà tué plus de 40 fois sur les réseaux.
nko kuvuga ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwabaye bwagize umwihariko cyangwa se bwigize impuguke ku makuru y'ibihuha fake news. Ati rero bumaze kunyica ibaze ko bumaze kunyica inshuro zirenga 40 ku mbuga nkoranyambaga. Urumva nawe yararimo yisekera nanga.